Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu yabanye natwe iyi minsi yose irangiye, nta kiguzi twigeze dutanga imbere y'Imana, ntacyo twayiha kugira ngo iturinde usibye ubuntu bwayo. Rero inshuti zanjye aho muherereye, abatameze neza Imana ibahe kumererwa neza, n'abishimye kandi namwe muhore mwishimye, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhore twishimye, kandi kwishima niko kwiza, tukarambura icyubahiro cy'Imana yacu. Rero uyu mwanya nje kugira ngo mbahereze ikaze, turi kumwe n'umutumirwa wacu muri kumubona kuri kamera, ariko nta kindi kintu turavuga, ndifuza ko yabanza akadusengera. Imana data wa twese, karibu umutumirwa wacu. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite ubutware turakoshye murengeze ubugingo, nk'umugisha iyi TV Nyirabisage, Mwami yogereye ahantu hose, kandi amenye kuri Imana isabwa utanga ibyo Nyirabisage yasabye byose ku bantu Imana asabiye. Uwiteka rero tubere mwiza, urakoze ishimwe ryawe, umugisha abavandimwe turi kumwe Mana, kandi tugiriye neza Mana kuri Nyirabisage iminsi yose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turakwakiriye rero, twishimiye kubana nawe. Uri umubyeyi mwiza Kristo yagiriye neza. Hariho abo mungana badafite imbaraga nk'izawe. Ese wowe turi imbere, ni uruhe rugendo rwawe rukomeye wagenze kugira ngo uyu munsi wa none ubugeze ahangaha abantu babe bakwishimiye, inshuti n'imiryango, aho abantu bakubonye bakumva baranezerewe? Ni ikihe kintu ukoresha kugira ngo uhure n'abantu bakwishimire cyane? Ni ukubera umwuka wera, ubwo data amenye amavuta y'igikundiro. Amen. Ubundi ibintu bivuye mu byaha, Yego. Imana iri kubona. Ijambo riravuga kuva mu byaha kujijuka, kuba Uwiteka ari we bwenge. Iyo umenye ijambo ry'Imana muri wowe, uko uri kose, ukawungana kose, ukabuza kose, uba uzi gukora ikiganza mu gishimo. Ku buryo uri umwe n'Imana, Imana igukumira amavuta ishaka. Ngomba kugira igikundiro ku bantu bazi bakajya bamwe ko icyo bagikunda mwiki. Ariko natangiye kuba cyane natambutse, bagatangira bakanezerwa nta nabumbi n'akamaka. Yego. Uwo ni umwuka wera, nta kindi Imana ishaka. Amen. Hanyuma rero, ubushize twarahuye, abantu banjye baragukunda, inshuti n'imiryango, yewe ndetse n'abana, ndumva indirimbo yabaye Imana ni urukundo, Imana ni urukundo, kandi mu by'ukuri koko niko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yacu ari urukundo. Ese koko ibi ngibi usangiza abantu ko Imana ari urukundo, urabyaguye mu mutima wawe, ndetse n'abandi bose bakubona hirya no hino bakabona ko Imana ari urukundo? Imana ni urukundo, hari byinshi twatanga mu buhamya. Yego. Ugasanga Imana ari urukundo. Yego. Hari twihanganiye kubera yo. Yego. Cyane cyane kwihangana umuntu akugira no kumva ntacyo wamukoraho, aho icyo wamukoraho wakwifuza ko yakwihana agakizwa, akaba nkawe. Kubera ntere ku ijambo Imana yavuze ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Byatumye itanga umwana w'ikirenge kugira umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo. Ibyo data mwije akunda nuwo bituranira mujye muri tugerageze tubishakishe, ubwenge bwacu no kudacogora bisigaye nagiye twongerera imashwe cyane. Amen. Hanyuma rero Esther, rero ngewe umutima wanjye warakwishimiye cyane, kandi ndizera ko n'abantu bo kuri Nyirabisage TV nabo bagiye bakwishimira. Hari abagiye bamamagara, hari abagiye babinyandikira muri comment bakambwira ko rwose uri umubyeyi mwiza kandi ukoresha imbaraga zawe. Ndibaza, reba wowe ukuntu ungana ku myaka yawe, ariko hakaba hari urubyiruko rutari gukorera Imana. Warubwira icyo urwo rubyiruko rutari mu gukorera Imana? Rwashyiramo agategeye bakegera abakozi Imana akabarambura ibiganza. Yego. Bagaca bugufi bakarekereza andi bacagamo. Ubu nanjye usiku bwanjye ni byambaga nakwega z'Imana. Yego. Ngeze hanze kumva. Hari byinshi byambaye byajya mu nareka imbaraga z'Imana. Ariko iyo bigenjeje ubwenge bw'Imana bajije Imana, Imana kamwe ngiranze bigiye gutamiye gutumuyo. Ari urubyiruko rwondomeye mu minsi ya none. Ubundi ntakiza kumenya ijambo ry'Imana ukigana ugakizwa. Inzira mbi ukayireka ukagana Imana, kwegera abakozi b'Imana, nk'ako Nyirabisage TV n'ubwami nk'ubuje kuragenda bakunze Nyirabisage. Reka mbasamiye sana, ndabakunda cyane Nyirabisage. Haleluya. Amen. Imana yamwe bwisha mu bataramira b'Imana. Hanyuma rero n'ubundi Esther, turacyari kumwe nawe, ndimo ndakubaza, nk'ubu ngubu harimo ababyeyi mungana cyangwa se uruta n'abakuruta nawe, hari abavuye mu byizerwa, hari n'abandi bakibirimo. Mu by'ukuri se niki gituma abantu basubira inyuma kandi dufite neza imirimo y'Imana twarayibonesheje amaboko yacu? Niki gituma abo babyeyi mungana cyangwa buruta bari kugenda batezuka ku mirimo? Impamvu abo ngabo tukabayobora
bitewe n'ubuyobe bwateye mu bantu ariko begereye Imana akajya mu bakozi b'Imana neza bakabyatuza akanwa kabo bakiyegurira Imana yawe ikabaha imbaraga. Nanjye nigize nakwibaza ngo mbese kuki ugira imbaraga za gisore kandi uri umukecuru wese ari rero ko umukecuru nkire mu birenge bose nsanga ndi umukecuru rwose ariko nanjye iyo ndi mu mavuta ya Kristo numuna tukongana. Haleluya wanuka utanuka mpamve finiseri banenga batanenga aho iyo buryo bwo gutenza uri umukristo wisubiramo neza ngo kwinira mu modoka bari icyo ukoze kibi uti nyamuneka woreme papa n'amarira menshi ngi bamwe usungiye kwiyana ko nemiye bya byanjye ubona nababariwe ubwo nabwo nakava mu ntege nke nazo n'icyaha akiyo wegera Imana ukwinda ubuyobe ndetse n'inzaduka zo minsi intero kazatuma abantu bagira intege bakaba kuwiteka ariko inama nagira abantu babyeyi bangana nkanjye nibiyagurira Yesu ni se w'imfubyi ni umugabo w'abapfakazi. Yesu hari abacogojwe no kutagira abagabo, hari abacogojwe no kutagira akazi, hari abacogojwe n'imibereho y'inzara ariko nabwo ngo kwijye kuroneka kwa Satani si wo muti ariko revevu hekimi hani hevwa isore ngo nibagaruke bakatire kwa Yesu. Amina. Azagurwa neza. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ubu nkubwira narashonje maze gusonza ngira inkunda kanyambura cyo nkagura ndakena hano nabibwira narakwebye sinjya kuva ku Mana razo yabaye kuza gusingiza Imana ye njya muri bandi bataragura mu bimpoteri mu magerara nagezeho umugabo murari hejuru ati ndazise umugore we atawe uriya mugore ko tumuzi ku rubuga ariko kumenyekana ni byiza we kumenyekana ni byiza isi yose ikakitegereza ikakumenya bakamenya izina rya kuri umwana wisumba byose ariko nugera kure ntago Imana iba yakuretse ku buryo wajya gutoragura garukira Uwiteka Imana izakugaburira kandi ukomeze uhimbaza Imana. Amen. Esther ni umuririmbyi mwiza. Esther ni umuririmbyi mwiza cyane. Nambaye n'ubusa yego njya kwambura se rucyanye ikanzu mbonye bya bintu birinda amashaza cyangwa bindi imyaka ndabacunga kwijoro gira mfata umwenda wayo cyakintu kimwe cya kitakadahumeka yego ndawamba bikemba n'umuntu na nyiri umurimo atari kuse noneho Esther iragisenga Imana ko isigaye yambara imyenda akadahumeka abandi banzi byambokere baturana umusazi yambara ibyo yiboneye nyine ariko nawe ndi umusozi imenge hari icyo mvumbitse nokeje yego hari icyo mvumbitse wokeje. Hanyuma rero Esther muri ubu buzima hari ukuntu abantu babayeho abantu bakagenda bahura n'inzitane n'ibigeragezo kandi koko mu by'ukuri mu myaka yawe ufite wagihura na byinshi byakugoye hariho bimwe wabayemo byiza akaba n'ibindi bibi wabayemo ese muri ibyo bibi byose cyangwa ibyiza ni ikihe kintu gikomeye gituma ugarukira Imana muri ibyo byose? Nuko Imana mbahora ibyaha byanjye nakoze. Haleluya. Nuko Imana mbahora ibyaha byanjye nakoze bibi. Amina. Inshuti zanjye bisageze ibyumve nakoze ibintu bibi byinshi cyane. Amina. Ariko Imana yarambabarira nyuhagira yoza ibirenge byanjye yoza mu mutima impa gasopo ni ntagiye kuroneka kumwe inzoga ngo itega sopo n'ukamwe inzoga wowe. Ntukamwe inzoga. Reka bwa inzoga bazireke kuko bazireke nta keza karimo. Nangwe inzoga nasinda njya kurya mu rugo rutari rw'iwacu abantu batanzi havaye umuntu arambwa atari kwimunda muzi aravuga ati sikomere kuri umukozi w'Imana tumuzaye umunyamasengesho umukozi w'Imana ujye ntukigaye yego turamuzi ni umukozi w'Imana iyo jambo ryaranse nabwe ni fata icyemezo mugamba ati fata icyemezo umugabo rwose ati turagusengera ngaho genda nuzongere abaniranga muntu hagira ati kuno izina ryiza gusa yo abute n'ibyangombwa ni mugore w'inyamibwa rwose mugore w'inyamibwa Esther gusinda ni bibi ubu narihanye afashe icyemezo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Rero Esther ugiye kuturirimbira mu by'ukuri ngewe ubwanjye ngewe urimo kukubaza nkunda kuririmba nkunda kuvuga ijambo ryiza ry'Imana kuko umwenda wenyine twasigiwe ni rwa rukundo twakubwiraga buryo abantu bose bakundanye abantu bagasangira gato na kanini bafite ntago umwiryane wabaho nuko parazo yabari yacu ntago bizi ko umwiryane utabaho ni mubi cyane umwiryane ni mubi. Hanyuma rero ngiye kukubaza akakana uyu munsi wa none turi mu bihe bigoye aho sigaye ubona ababyeyi batacyambara nk'ababyeyi abapapa batacyambara nk'abapapa yewe n'abanyetorero twari tuzi ko ari abakristo ntago duciye imanza ariko ugasanga abantu barimo barakora ibintu bidatuma abandi bagaruka kuri umwe n'umuntu ntiwagira utya ariko uhereye none mbona
kuko Imana yamvugishije avuga ngo ntukibuke ko umugabo wawe mudahura mutabonana kubera uriya wari umugabo kumuzi ukunda umugabo wawe wowe niba warabaye ingumbura akabyara nta kibazo kumuzi ukunda umugabo wawe niba uri umukristo twirinde kwandura yavuga ngo twirinde kwandura bitwanduza ireba icyakwanduza ukireke wowe ureba nyirabisage wowe akabyara we niba hari waguhemukiye mubabare kano kanya wuzura umwuka wera wuzura umwuka wiba nyirakadori wigikuzimu aho wajya mu ijuru mubabarire kandi nziyayo niyo ngiye mu ijuru niyo ngiye nutababarira se umuntu wakugiriye nabi waguhemukiye ngo umubabarire uracyavuga izina rya Yesu ivuga iki ko Yesu ari uwera. Haleluya. Amina. Kugira bisage wambaye kandi kuranga turanga tuzarara igitaramo umva tutabiri. Ndumva abakozi ba Nyirabisage ndumva nukuri Esther twamukunze ndumva twagumana afite amagambo meza muri we kabisa koko nk'umubyeyi wiringiye Imana kandi mu by'ukuri biragaragara ko abantu mukiri kuvuga ko Imana idakora Imana iracyakora uru n'urugero rwiza ko Imana ikora uru n'urugero rwiza ko natwe tuzaba abakecuru bahamya neza Kristo uru n'urugero rwiza ruhamya ko n'abari inyuma muze dukomeze dukora uyu murimo Kristo yaduhamagariye tugiye kukwakira rero uririmbe turakwakira Imana iguhumugisha. Urakoze cyane reka turirimbe maririmbira Imana ari nawe mbaririmbira Imana ibyumve n'atambuka byumve ndimo kuririmba. Impamvu ndirimba no gutayimbaje reka nyivugira ubwanjye. Impamvu nibutse gukora mu nganzo uzarebe kuri Kanani urebe uzambona kuri Kanani. Yego. Hari igihe nacuranze kuri Kanani namamajwe na Zaburishya. Nyirabisage inshuti yanjye wambara ukasuza ku murimo ukasuza kwibere nkuko Zabuye nyinshi yanyije untabarize ku Nyirabisage nubwo ko nshimye Imana kari akantu Zaburishya amaye ku gaceri Zaburishya amaye ku kanyama Zaburishya amaye yamaye ugafanga bayohereje bayima ntabwo yambere igisambo nganyandika hari umugabo witwa Gakire ujye umwumva Samu Gakire Nyirabisage ujye nkunda Samu Gakire tunye abanyamakuru bamenye. Yego. Samuel yanzaniye akanyama azanira amavuta muri kakari nari ngarya kakari nindaga n'umufuka w'umuceri qu'est-ce que c'est laisse ngora ngo qu'est-ce que c'est vous allez kandi qu'est-ce que c'est ngo we yewe kuki cyapurukwa elimwa ndishima igifonza kiraza cyangeza kiraza English muri jewe good morning ndishima nanezerwa ntabwo ni Samu Gakire thank you abanyamakuru bose ne kwakona abantu bajya basoje abanyamakuru Nyirabisage we uzasoje abanyamakuru ugendera kure ye umpuwa amahanga atatuzi yatubonye kubera iki abanyamakuru beza amazi byacu bikamenyekana kwisose marashiwe cyane. Abantu rero kuri Nyirabisage TV murabe mubyumva kuko muri kubona uyu mukecuru ari inyama byagushimisha ari umucera utetse nawe byakunezeza kandi si byiza ko turya twenyine ni byiza ko dusangira na bagenzi bacu. Rero nawe iyi video nuyibona mu by'ukuri muzagerageze dushake Esther turirimbire neza yariye nawe yahaze reka tumusaba aririmbe. Umva Nyirabisage ngirajya mu ijuru we bahaye Esther agaceri wampaye nibyo se gusa wowe utabire bunge namaze kwizera bandemeye ngiye no kwambara inshacho ngiye kuzibamo igikazo gicuze muri cyo uyibona ntambuka ewana umusoyiza ukora neza sisi kutuvuta nk'abandi we nazo nta gusanga cyo kwisiga yega kontori imbwere mu maboko Nyirabisage Yesu yimugisha amen. Imana
n'urukundo, radiyo umucyo imana n'urukundo, Imana n'urukundo, radiyo sarusi imana n'urukundo, Imana n'urukundo, life radio we imana n'urukundo, Imana n'urukundo, radiyo disi nawe imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Lady Kamoso imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Nazare n'ingoma imana n'urukundo, Imana n'urukundo, imana we imana n'urukundo, Imana n'urukundo. iyo uri mu mwana uba wuzuye umwuka wera, wagira ikosa burya imana ikaba yakubonye, imana iravuga yakubwira igisigaho ukabireka. Nyirabisage nziza imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Nyirabisage nkunda imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Adeperi yabyaye imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Metodisite yanjye imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Daforoza n'ahindi yasa ababyeyi banjye imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Abareza imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Serekoni cacu imana n'urukundo, Imana n'urukundo, yanjye imana n'urukundo, Imana n'urukundo, imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Imana n'urukundo, Imana n'urukundo. Amen, amen. Imana n'urukundo. nibareba bariya ayizagaba mu ijuru turabasaruzi cy'amakure muri twe babone kugenda bavuga yesu cyane ko yadutunguye ariwe mwami wacu rokora bisi yaguhereye wono utagira ubundi ibyo dufite byose bikomoka bari sanga umubiri wawe ingingo n'ubwenge ubone gutabara abo yapfiriye. Turabasaruzi njyewe na Nyirabisage, turabasaruzi bene data dusarura imana, dusarurira imana twera imbuto nziza, abantu bamenye ijambo ryayo nta shida, ayida kawo mjuru turabasaruzi, Nyirabisage we uri umusaruzi. Urabeho rero ya nyanza nzayambuka n'ibirenge, ya nyanza nzayambuka n'ibirenge, hakurya nzahurira y'amabera, Hakurya nzamburana n'abera, ya nyanza tuzayambuka tuyivogera, ya nyanza tuzayambuka n'ibirenge, hakurya tuzahurira y'amabera, hakurya tuzahurira n'abera, yewe hakurya tuzahurira y'amabera, hakurya tuzahurira n'abera, ya nyanza nzayambuka ndi mu mwuka we, ya nyanza nzayambuka ndi mu
umwuka wera ntakiri muri ba bandi, ntabwo tumubona mu bakecuru ahandi, ntabwo tumubona mu bakecuru b'isi. Ni umwataka wateka iby'ijuru akabibwira abandi bakabijyamo, bakava mu bibi bakaza mu byiza. Umukecuru wacu ni umwataka ntasanzwe, yataka Satani akamuvunagura n'abantu bakagira amahoro, indwara zigahunga abazu bakaburuka. Imana yacu ni igitangaza, uyu mukecuru ni umwataka, yataka abadayimoni akabavunagura cyane, abantu bagakizwa, umujinya ukagenda. Imana iyo imutumye akomeza ajyayo agahugura abantu amarira. Uyu mubyeyi ntasanzwe we, yaraze kuraguza, yaraze no kubandwa, yiza izina rya Yesu gusa, turavangavanga. Nyirabisage we turabataka we, nyirabisage we turabataka we, turabataka yabana bitosi tugira, turabataka turi ibisambo, turabataka turabagome, turabataka turabataka. Haleluya. Ndizera ko abantu kuri Nyirabisage TV munezerewe. Rero Esther kubera ko ari umubyeyi mwiza, kandi hari ababyeyi bangana nawe barwaye, hari ababyeyi bangana nawe bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Esther, bakire mu izina rya ugiye gusengera abo babyeyi, ugiye kubereka Kristo abakize, ari abarwayi b'imibiri, ari abarwayi b'imitima. Kristo abagenderere, abakore kubera uyu munsi wonyine, kubera aya masaha twigomwe, kubera izi ndirimbo uririmbiye Imana, kuko turabataka, tugenda twataka ibintu byose biza bidusanga, kuko dufite umwuka wera. Niyo mpamvu tubona ntago turabaneshwa, turabaneshi. Haleluya. Turabanesha, unesha ari muri twe niwe Kristo, ukiza abarwayi ari muri twe. Reka dusabe Esther asengera ababyeyi b'abapapa, asengera ababyeyi b'abamama. Uwiteka Imana yo mu ijuru, detayi. Haleluya. Imana igira neza, Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha n'ubushobozi. Yitwa Ndibura Karama, ishimwe ni iryawe. Hano rero turi ku TV Nyirabisage, kukiza Imana abarwayi barwaye bagenzi banjye bari mu mahanga, abari mu Rwanda, abari kwa muganga Iranga, abari muri Faisal, abari muri CHK, abari Kunda Mwami, abafite ibibazo byose Mana, bari mu kurengana kuri iyi si ya rurema. Ubakize b'abagabo b'abagore mu izina rya Yesu, bakize. Kandi cyane cyane indwara yo kubesha ikiza abantu, indwara yo kwanga no gupiga no kurengana abantu ikiza abantu, idayimoni y'amoko, kwica no kugambana bikorwa mu izina rya Yesu. N'intekerezo nizigende. Haleluya. Mana wenda kwingiza Uwiteka Imana yacu, kiza abantu bawe, ikiganza gikiza gikora ku mitima yari babaye gakanya. Mwumvire isengesho yose rikomanga umutima we, kandi ugenda ukomanga ku mitima y'abantu, uhagarika imigambi mibi yari ifite kimuntu ku bantu. Imbaraga z'Imana zimanuke, ibitangaza bikoreke mu bantu bawe. Reka ingoma zigumburuke, reka ibirema bigende, reka impumyi zihumuke, reka abantu b'abagabo barenganya abandi bagabo barekure, murekure vuba, mureke mu izina rya Yesu. Aya yasire, reka amahane ave mu bantu bawe, kandi ugira amahoro. Mana urakoze mu izina rya Yesu. Amen.